nyuma rero wagiye muri video nko mu video vixen yaje kurangira ari guteretwa na Meddy yaje kwatura ko yari umwana w'umukobwa amaturu mbere yuko babana. Abantu bari bazi ko Meddy ari umuhungu wiyubashye witonda udashobora gufata umwana w'umukobwa ngo amushuke amushyire muri ghetto ye amumara n'umwaka murya amaturu. Yaramamaye cyane mu ruhando rw'imyidagaduro, ubu ni ikimenya bose muri showbiz ya hano mu Rwanda bitewe n'ishyaka ndetse n'umurava akorana mu kazi ke ka buri munsi. Yabaye umusekirite akirangiza amashuri ye yisumbuye, yashaririwe n'ubuzima cyane bikaba ibyo byatumye agana inzira yo gucunga ibipangu by'abakire nk'uko abyivugira. Uyu mugabo utazuyaza kuvuga ubuzima bushaririye yaciyemo, avuga ko bishobora kubera abakiri bato impamba y'ubuzima bwabo. Uyu mugabo kandi avuga ko ari we musesenguzi wa mbere mu Rwanda waciye mu bitangazamakuru bitandukanye birimo Contact TV, Flash TV, aza kwerekeza ku muyoboro wa YouTube. Ubu akaba ariho yakoreraga. Yavuzweho byinshi ndetse anandikwaho byinshi n'ibitangazamakuru bitandukanye. Havugwa yuko mu busesenguzi bwe yaba akunze kwibasira abastari, abavuga nabi anabaharabika. Kuri ubu rero inkuru iri kumuvugwaho cyane niyo gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ibi bikaba byarahamijwe n'umuvugizi mukuru w'uru rwego Dr. Murangira Bitieri. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku buzima n'amateka byaranze uyu mugabo n'urugendo rwe mu itangazamakuru kuva gitangira uyu mwuga kugeza ku munsi wa none. Hano wageze ni kuri Sana TV, kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibiganiro byacu kandi byiza tugutegurira umunsi ku munsi. Nge wumva nitwa King Sent. Guhaikaze. Nitwa ingagi nkuru mu murwa Papa Fataho muri special suspended Papa Vexonyo branch mu bitiri kinyamakuru. Amazina ye ni Sengabo Jean Bosco, arikazwi cyane ku izina rya Fatakumavuta cyangwa se Boskizo. Akaba yarakunze kwiyita ingagi nkuru mu murwa. Ni umwe mu banyamakuru basesengura amakuru y'imyidagaduro ya hano mu Rwanda. Uyu yakoze mu bitangazamakuru bitandukanye mu gisata cy'imyidagaduro, yakuriye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega. Amashuri abanza ayigaho mu Gitega nyine, naho icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye yakize muri groupe scolaire Gisovu mu karere ka Karongi. Amashuri ye yakomereje muri Ecole Technique Muhazi, akaba yarasoje mu mwaka wa 2009. Agisoza amashuri yisumbuye, mu kwirinda ko yaba nka benshi mu bo bakuranye bagiye mu biyobyabwenge bakirangiza amashuri, yashakishije akazi ku buryo bwose bushoboka. Yaje kuganira n'umusekirite wakodeshaga mu gipangu yabagamo, maze aramubwira ati, dore ubu rero usoje kwiga, uramutse ubyemeye nagushakira akazi mu gisekirite maze ugatangira gukora. Uyu mugabo Fatakumavuta rero ntiyazuyaje kuko yahise abyumva nk'amahirwe abonye, kuko n'ubundi yari akiri gushakisha akazi arabyemera, nuko abagiye mu gisekirite gutyo. Jean Bosco cyangwa se Fatakumavuta, aka kazi yaragakoze nyuma za kubivamo ajya mu mwuga wo gufotora mu mwaka wa 2011. Ubwo yinjiraga muri uyu mwuga rero yakoranaga na Chid the Director, bakorana igihe cy'imyaka 4 ndetse aza no gukorana na Faizo Pro mu bijyanye na video production. Agenda arushaho kumenya gufotora neza ndetse no gutunganya amashusho. Mu mwaka wa 2015 nawe yashinze inditunganya amashusho, akaba yarakoreye amashusho abahanzi bagiye batandukanye barimo Emizo, Gisa cy'Inganzo n'abandi. Muri uwo mwaka kandi nibwo inshuti ye biganye mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, Bagenzi Bernard, yatsindiye isoko ryo gufata ndetse no gutunganya amashusho mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Bagenzi Bernard yahaye akazi Fatakumavuta ko gufata amashusho muri ibyo bitaramo bya Guma Guma, aho yanakoranye nyine na Chid the Director. Ubwo Fatakumavuta yakoraga ako kazi, avuga ko aribwo yabonye neza uko itangazamakuru ry'imyidagaduro rikora, ubwo yahuriyemo n'abanyamakuru batandukanye barimo abandika nka Murungi Sabe, Selemani na Rutaganda. Hanyuma hakabamo n'abafotoraga barimo Shanpi na Kjon, ndetse n'abakoreshaga amajwi barimo Faustino. Abafataga amashusho abenshi babaga ari abo ku binyamakuru byandika nk'inyarwanda.com n'igihe n'umuseke. Fatakumavuta atangaza ibi yaragize ati, muri iyo myaka nta kamera nyinshi zabaga mu bitaramo,
umunsi umwe rero nicaye mu rugo ndi kureba Contact TV nabonye Faustino Simbigarukaho ari gukora amakuru y'imikino birantungura cyane kuko nari muzi mu bitaramo ariko ntazahakora. Nibwo rero nashatse nimero ze ndamuhamagara musaba ko yamfasha nanjye nkabona akazi kuri Contact TV. Yakomeje agira ati nibwo yabinjiriyemo ampuzana Ricky Dixons yahise ampa akazi mpita ntangira gukora kuri Contact TV. Nkora ikiganiro cyitwa CMC nagikoze imyaka 5 ubu page yacyo yitwa Urukuta. Aha rero wakwibaza uti narabyutse numva mbaye umunyamakuru. Oya rwose nsubiye inyuma cyane mu cyiciro rusange ikaronge muri groupe scolaire de Gisovu niganaga na Bahati Makaca. Hanyuma ndi mu ngando mu mwaka w'2009 nayikoreye muri Apase ka Busunzu niho natangiriye umwuga w'itangazamakuru kuri iyo site nyine. Icyo gihe umugabo witwa Nicky Dimpoz twari kumwe wabyina mu itorero ryitwa Ingangare ubu n'umuhanzi akaba n'umukinnyi w'amafilimi. Si ibyo gusa kandi kuko n'igihe yari ari muri Primus Guma Guma Superstar naho yigiyemo uwo mwuga. Nyuma y'imyaka 5 rero akora kuri Contact TV yaje kwimukira kuri Flash TV naho aza kuva yerekeza ku muyoboro wa YouTube aho yakoze ku macano agiye atandukanye. Uyu mugabo mu kazi ke k'itangazamakuru ntabwo yagiye avugwa rumwe na benshi kuko yagiye ashinjwa kwibasira abastari bagiye batandukanye babarizwa mu gisata cy'imyidagaduro. Aha ntitwakwibagirwa inkuru yaciye ibintu umwaka w'2022 mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga ubwo hakwirakwizwaga inkuru y'uko uyu munyamakuru akaba n'umuhanzi Fatakumavuta yaba yafunzwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Icyakora icyo gihe uru rwego rwarabinyomoje ruhamya ko yarwitabye maze arabazwa ahita ataha. Iby'uko uyu mugabo yahamagajwe ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ngo abazwe ku iperereza akomeje gukorwaho byahamejwe n'umuvugizi w'uru rwego Dr Murangira Bitseri. Nyuma y'ibi kandi amakuru yari ahari n'ayuko mu byo yarakurikiranweho harimo ibyo yari aherutse kuvuga ku mukinnyi wa film Isimbi Alliance uzwi nka Ariakuru. Mu mwaka w'2020 mu kwezi k'Ukwakira nibwo Fatakumavuta nk'uko akunze kwiyita ku mbuga nkoranyambaga yasangije abamukurikira ubutumwa burebure bwari burimo amagambo akomoza ku mukinnyi wa filime ubatse izina mu Rwanda ndetse kuri ubu watangiye no kwinjira ku isoko rya sinema ya Nigeria. Fatakumavuta mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga nyuma akaza no kubusiba yaragize ati Isimbi Alliance atwita inda y'umuherwe wo muri Nigeria uri no kumwubakira inzu hano mu Rwanda ihagaze miliyoni 300. Amaze kuvuga ibi yabikurikije amagambo yo mu ndirimbo yitwa Millionaire ya Mico the Best yifashisha igitero uyu muhanzi agira amati dore dusigaye turwanira ibyana n'abanaija. Nyiransibura yavuze ko ibye bimwinjiriza yavukanye ibyo gutanga ese wowe uzaba wande? Nyiransibura yavuze yuko ibyo wamwinjiriza. Aya magambo bivugwa ko atigeze ashimisha na gato Isimbi bituma ahita yitabaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ari narwo ruri gukora iperereza kuri uyu mugabo. Ubwo Fatakumavuta yaragiye kwitaba RIB yanditse kuri Instagram ye agira ati reka mbasigiriye operasiyo ishobora no kuba iya nyuma kuko hari ahantu ngiye kandi ishobora gutindayo. Aya ni amagambo yaherekejwe n'ubutumwa bwabo bakorana kuri chaîne ya YouTube bavuga ko mugenzi wabo yamaze gutabwa muri yombi na RIB nubwo bari bataramenya ko yitarekurwa. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yaragize ati yari yitabye ubugenzacyaha bishingiye ku iperereza riri gukorwa yabajijwe arataha. Uyu munyamakuru yagiye yibasira abantu benshi biganjemo abastari abinyujije mu biganiro akorera ku muyoboro wa YouTube mu byo yita ubusesenguzi bucukumbuye. Nyuma y'uko amaze iminsi rero yibasiye abahanzi barimo Meddy na The Ben hongeye kumvikana inkuru yitabwa muri yombi kuri uyu mugabo ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2024. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yeshuye ko bahisemo guta muri yombi Sengabo Jean Bosco wamamaye nka Fatakumavuta nyuma y'igihe kitari gito bamwigisha bakanamugira inama bakanamwihanangiriza ariko we agahitamo kwinangira. Ibi rero Dr Murangira Bitseri yabigarutsemo mu kiganiro cyihariye yagiranye n'itangazamakuru ubwo yari abajijwe ku nkuru y'uko uyu mugabo usanzwe umenyerewe cyane ku mbuga nkoranyambaga yatawe muri yombi. Yaragize ati nibyo yafashwe
akurikiranweho ibyaha bitandukanye birimo icyo kubuza amahwemo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga, icyo gukoresha imvugo ziremereye zikurura amacakubiri mu bantu, imvugo ubona ko rwose zishyamiranya abantu. Mu by'ukuri yakoreshaga imvugo ubona ko zidakwiriye umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga. Ni izina ry'Imana ndakubwiza ukuri ko nazongera kwitaba ribu bambwira ngo navuze umuhanzi. Urakoze. Yavuze ko Fatakumavuta yafashwe nyuma y'igihe bamwigisha bakamugira inama ariko we akinangira. Ati afashwe nyuma y'igihe kirekire yarihanangirijwe, yagiriwe inama, yarigishijwe ariko ahitamo kwinangira. Ikigomba gukurikizwa rero nta kindi uretse kuba amategeko agomba gukurikizwa. Dr. Murangira Bitseri yibukije abakoresha imbuga nkoranyambaga ko ntawe ukwiriye kuzikoresha akora ibyaha, yibutsa ko ribu itazigera yihanganira abazikoreraho ibyaha. Ati kuba mu myidagaduro ntabwo bivuze kutubahiriza amategeko, ntabwo ari ikirwa cyigenga, nabo bagomba gukurikiza amategeko. Ntabwo abo mu myidagaduro bafite ubudahangarwa butuma batakurikiranwa igihe cyose bisha amategeko. Yibukije kandi abakoresha imbuga nkoranyambaga ko bagomba kungukira mu mbaraga leta ishora mu ikoranabuhanga, aho kurikoresha mu bikorwa bishobora kubashora mu byaha bituma bagongana n'amategeko. Ati turabona abantu batera imbere bakizwa n'imbuga nkoranyambaga, kuko abandi bahitamo kuzikoresha nabi bashora mu byaha, abo rero amategeko arabareba. Kugeza ubu Fatakumavuta afungiye kuri sitasiyo ya ribu ya Kacyiru, mu gihe dosiye ye igikorwaho iperereza gwishyikirizwe ubushinjacyaha. Iperereza ryamukozweho ryasanze akoresha ikiyobyabwenge cya cannabis urumogi ku kigero cya 298. Mu bindi byatangajwe ni uko uyu mugabo ubwo yatabwaga muri yombi yafashwe ibizami kugira ngo hagenzurwe neza niba yarigeze gukoresha ibiyobyabwenge, ibisubizo bikaza kwerekana ko yarasanzwe abikoresha. So rero birayavugaga biragaragara ko yari under influence y'ibingibi, hari ibyamukoreshaga koko. Mu buzima busanzwe bw'uyu mugabo ni umugabo wubatse ufite umugore n'abana. Ngayo nguko rero iby'ibijyanye n'ubuzima n'amateka byaranze uyu munyamakuru akaba n'umuhanzi Fatakumavuta. Ni nasoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, wakoze kubana natwe kuri Sana TV. Naho utaha Imana ibarinde.